igihe cyose utazi gukontorora amabya yawe uyareretse uyazungurukisha ukaba utazi kuyakontorora ukaba utazi kwifata aho ubonye icomeka utitaye ku myaka y'umuntu arageza ngo se Brian azabona umugabo ese ubwo ngiye uwo mugabo ndamushaka yikira nyiri mu bisigisigi by'ibyo bakora maze nzashaka umugabo agira urwa ndongoye agire n'urwa arongoye abana b'abandi bagasoza wowe ibyo bintu byakubaho sinkwiyemereho niyo mpamvu nafashe umwanzuro ko ngewe sinzigera njya mu nkundo sinzigera mbana n'umugabo nzarinda mpfa nabanye n'umugabo mu nzu kuko ngewe nayafata nkayatogosa ubwo ukayarya ukayiririrwa amaki cyaya amaki man ngewe mfite ikibazo kuko numva ngo hari ahantu henshi abahagaze indaya uri kumva ubu gufata amafaranga yawe ukajya kugura indaya bigutwaye ndayabona atera ndayabona uzungazunga ndayabona ahagaze ugenda ubeshya ngo uramukorera ibi ngibi ndayabona mana yo mu ijuru cyakoze sha u Rwanda mujye mushimira Imana ko muri mu gihugu cy'umutekano muri mu gihugu cyiza muri mu gihugu kibafunga neza njewe umuntu nk'uwo azajya nyafata nkashaka nunyazirikira kabyimba nyare amaki